yaduhuza uyu mugoroba ihabwa icyubahiro. Sinamwe murishimye ihabwa icyubahiro. Haciye amasaha menshi cyane. Buriya rero hari ikintu gito nabonye, amasaha y'ijoro, kubera kenshi tugera imuhira twagira umugisha tukabona icyo dufata, twagera mu buri tugahita dusinzira, mbese tuba twumva amasaha y'ijoro ari make. Ariko kugira ngo uzamenye agaciro k'amasaha y'ijoro ukuntu ari menshi, uzayabwirwa n'umuntu warwaye akarara adasinziriye. Ni menshi? Muzi ngo ni make rero. Agaciro k'amasaha y'ijoro uyabwirwa n'umuntu wagize ingorane akarara adasinziye. None reba kuva dutandukana nimugoroba, reba amasaha y'amanywa yose ashize, none twavuga ngo iki ko Imana idukoreye igitangaza? Imana ibaha umugisha cyane. Muri uyu mugoroba mwiza twongere kugira umugisha wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi dufite Imana icyizere ko abantu babiri cyangwa batatu bateranye Imana ibiri hagati muri bo. Ndashimira Imana ko Imana kandi ari umubwiriza, ifasha umuntu wese uko yashobora. Igihe cyose tukiri imbere yayo, Mwuka w'Imana tuganirize mu izina rya Yesu. Ngira ngo muziko rero twatangiye isomo rikomeye cyane ryitwa guteza mwabiciye amazi, guteza ubwega. Twabonye wateje bwa mbere arinde ni Imana. Imana ivuga ikongera nubwo umuntu atabyitaho, ariko yo ibiteje ubwega. Ngira ngo bantu tubanye uyu munsi gusa, twari tumaze iminsi tuganira guteza ubwega, aho Yesu Imana yateje ubwega mu Itangiriro igice cya mbere. Isi kiremwa, Imana imaze kurema isi, maze kurema ibiriho bizatunga Adamu na Eva, iteza ubwega iramubwira iti, Itangiriro 2:15, imbuto zose ufite uburenganzira bwo kuzirya, ariko iki giti umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Atabyitayeho yarapfuye. Yarapfuye cyangwa ntiyapfuye? None ubwo insanganyamatsiko yacu umuntu kuyumva, Imana ivuga ikongera nubwo umuntu utanabyitayeho ubuhanuzi bw'Imana buzasohora. Wakoze cyane. Niyo nsanganyamatsiko twari dufite amaterano yacu, ngira ngo hara kuri banderole murayibona. Abantu tubanye bwa mbere iboneka muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 15, kandi Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Mumenye ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite urihere, byatinda byakwihuta, nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Twabonye nanone Yesu yarateje ubwega mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 5, ko Yesu azitangirira mu iherezo. Yarazi ko tuzaba dufite ababwiriza bo mu minsi y'imperuka bavuga ko Yesu yaje agakuraho amategeko, maze mu gice cya 5:17 ateza ubwega. Tumva, ngewe sinaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyagenza atababisomye. Kwamara kubivugana ubute? Kugenza gute? Kuyasohoza, cyangwa muri Bibiliya ntagatifu kuyanonosora. Iyo bavuze kunonosora bavuze gukuraho. Niko mubonye ariko biri, nta kadomo nta nakitso kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye, ko tubisoma muri Luka igice cya 16 umurongo wa 17. Mbese na Paulo yateje ubwega? Mwabivuyemo? Yateje ubwega? Yego. Tubisoma mu Baroma igice cya 2, Baroma igice cya 6, aho yerekanye ko iyo umuntu akijijwe n'umuntu bwo kwizera, ntabwo aba abonye uburenganzira bwo gukora ikiyemwe ibyaha, ahubwo abahawe imbaraga yo gutsinda ikiyemwe icyaha. Yesu ayibahe mu izina rya Yesu. Rwose ahubwo dukizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko nidukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo tubonye uburenganzira bwo gusambana, ntabwo tubonye uburenganzira bwo kwiba, ahubwo Yesu aduhaye imbaraga yo gutsinda kwiba. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Ngiyo iyo mbaraga ijuru ryasezeraniye umunyabyaha. Mboneraho gufasha cyane abantu mu gitangira inzira, abantu bagitangira inzira bafite akoba,
muri kiriya gitabo cyitwa Kugana Yesu, hari n'abari babintumye baze barebe, nabizanye birahari. Mu Kugana Yesu haravuga ngo abantu benshi bagitanye n'inzira yo kwizera, ngo bahora bumva bafite inkeke no kumva baracogora n'ejo bakongera, ariko umwanditsi yaranditse ati mwihangane, tuzaja dupfukama kenshi turiri imbere ya Yesu kugeza ubwo azatubashisha gutsinda. Yesu abigushoboze mu izina rya Yesu. N'igihe twanyerewe tukagwa bitewe n'ubujiji, ndashima Imana, Umukiza ntadutererana. Imana ntiyanga umunyabyaha, ahubwo yanga iki yemwe? Icyaha cye. Nicyo gusa, nta kindi Imana yacu yanga. Byakozwe n'intumwa igice cya 13, cya 15, cya 16, cya 17, twabonye Pawulo wakiriye ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Wa wundi watwandikiye mu Magalatiya ko atagitwarwa n'amategeko. Wa wundi watwandikiye mu Baroma mu gice cya 8 ko abari muri Kristo Yesu badacirwaho iteka. Yaruhukaga isabato? Ntago mwansubije. Yarayiruhukaga? Yego. Hatazagira bamwitwaza bakagira ngo ubwo yabwirije ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera nta mateka y'isabato azi. Ko abantu benshi bavuga ko isabato abayiruhuka bayihambiraho ko yari iy'Abayuda gusa. Mbese mwabonye n'abanyamahanga? Ni iy'Abayuda gusa? Oya, kandi mwabonye mu Byakozwe n'Intumwa hari aho yageraga mu nsengero z'Abayuda akabwiriza, bamwirukana agahindukirira baki? Abanyamahanga. Ariko igihe cyose bateranaga ryari? Oya, mubivuyemo ryari inshuti yanjye? Ku isabato. Ndagira ngo nababwiye ngo uyu mugoroba mbere ko ninjira mu cyigisho cyacu, ndabanza mbereke ukuntu Satani impamvu yarwanije isabato. Ndagira ngo murambure Bibiliya zanyu mu Kuva igice cya 20, twirebere umurongo wa 8. Ndagira ngo mwite kuri utu tuntu duto cyane. Mu Kuva cyangwa yimuka Misiri biraterwa na Bibiliya wazanye. Niba wazanye Bibiliya ijambo ry'Imana ni ukuvanwa mu Misiri. Niba wazanye Bibiliya yera ni ukuva, no muri Bibiliya ntagatifu ni ukuva. Mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8. Mwanyemera nkasoma? Oya, ntimunyemerere mpasome. Haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'iki? W'isabato. Akadomo. Mu minsi 6 uje ugenza ute? Ujye ukora. Ariko wa 7 ni isabato. Ni iki yemwe? Ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka iki yemwe? Imana yawe. Maze baravuga bati ntukagira umurimo wose ugenza ute? Ukoraho, ari wowe ubwawe, ari n'abaja bawe n'abagaragu banyu. Batanga n'impamvu Imana yanditse guco. Ku murongo wa 11 niho ngeze. Kuko iminsi 6 niyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ikaruhuka ku wa 7. Icyo nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato agenza ate? Agenza ate? Araweza, kuko niwe yarangirijemo imirimo yakoze ingana iki yose. Munyemerere babwire imigabane 2 igize itegeko rya 4. Nta nubwo nzi ko abantu benshi bazi impamvu Satani yarwanije itegeko rya 4. Ntago mubizi, ngiye kubasomera muri ibi bitabo mfite mu kanya. Ariko reka mbabwire ibintu 2 Satani yarwanije bikomeye cyane. Ubonye ko mu itegeko rya 4 umurongo wa 1 ubanza wibuke kweza umunsi w'iki? W'isabato. Ubwo niyo munsi Kinyarwanda. Ubwo isabato nawe yo yatangiwe bwa mbere ku musozi Sinayi. Ubwo mwasubiza. Ku musozi Sinayi niho bwa mbere Imana yatanze itegeko rya 4. Kandi hatangiza ijambo rivuga ngo wibuke. Ubwo ntiyatanzwe bwa mbere ku musozi Sinayi, ahubwo isabato itangira isi kigenza ite? Itangira igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mubona ko umunsi wa 7 Imana yakozeho ibintu 3. Icya mbere Imana yagenze ite? Muvuge. Bwa mbere yagenze ite? Yarawuruhutse. 2 iraweza. 3 iwuha umugisha. Mu yindi minsi yose yirema hari undi munsi yavuzeho ibi bintu. Yarakuruhukaga, bireka kavuga ngo buragoroba bugenza bute? Buracya. Ariko igeze ku munsi wa 7 hakora ibintu 3 byihariye. Icya mbere irawuruhuka. Icya 2 igenza ite? Iraweza. Icya 3 iwuha umugisha. Icya 2 Satani rero cyatumye arwanya isabato. Mubonye ko akaronko katangira kavuga ngo mu minsi 6 uje ugenza ute? Se mwavuga uje ugenza ute? Uje ukora.
ntabwo mwabonye uko Satani yarwanije isabato ngo mugeze ahantu yagejeje. Ndashima Imana ko abavandimwe bacu bateguriye muri iki cyumweru byigisho by'umuryango. Musaza wacu yabigarutseho ku kintu cyitwa kwigisha abana bacu kugenza gute gukora. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rihagarariye amategeko y'Imana ku isi muri iki gihe cy'umwijima, rije rihana cyangwa rigatanga umuhezo ku bavandimwe bacu bihandagaje bakica isabato ku mugaragaro. Ngira ngo abo twatangiranye mu kuva igice cya 31 mwabonye ko bavuze ko uzayica yihandagaje azicwe, niko birivuga, bazamwice. Nimubwira ngo nubwo uyu munsi muticwa, munameze nka wa mukobwa wishe inyamanza, harya bamubajije ngo ko yayishe yasubije ngo iki? Ntacyo yarabaye. Ntacyo yarabaye. Yarakibaye cyangwa ntiyarakibaye? Nubwo batakwishe ariko nawe ufite ingorane, urukwirengagiza ibyo Imana yavuze, kandi mwabonye ko nta jambo Imana ivuga ngo rigenze rite burihere. Tugarure ibitekerezo hano. Aha rero muzasanga duhana abantu bakora ku isabato, ni byiza, ariko kuki tudaterana duhana n'abatagenza bate? Oya ntimubivuze, n'abadakora bakwiriye guhanwa. Ko mutansubiza? Si ubwo umuntu udakora afite ikibazo? Ntacyo afite. Ntacyo afite. Reka mbereke akaga twahuye nako ko kudakora. Nabaye ingero nk'eshatu. Niba muri kubikinisha mukagira ngo ni ibintu biboroheye, ahubwo isabato nyine Satani yakomeje ayirwanya. Mugano wa mbere, muzabona abantu birirwa bicaye bagaturuka nimugoroba. Ngira ngo abana bacu bo b'abasore ntabwo birirwa bicaye, ahubwo bazi kuryama. Babwire batsindiye kuryama. Nabaryamye, uzi ko aryama bugaturuka nijoro na nkejo agenza ate? Harya basomye mu migani, umuryamye azasarura iki? Ko mutabivuga iki inshuti zanjye? Wagira ngo bafite dayimoni wabahejeje mu buriri. Umunsi umwe abahungu banje nabo ni bene wanyu nabaryamye nkamwe. Arihangane we yaje mu materaniro arihangana. Nuko tuja mu materaniro na se, turagaruka tuvuyeyo kandi twari twatinze, usanga bahejeje rwose neza, ariko ukuntu baryama neza. Natekereza ntibingibi nta burezi turi gutanga. Banagiye rero, muzi ko nge nabyaye abahungu na ba nyina ntago baba bari kure cyane. Bandagiye mu cyumba cyabo, ndakingura, barasinzire nta no kunyumva. Ndangije mfata ibintu byose biyoroshe ndabizinga ndabigendana. Bamara kangutse barangire, mama widukinisha. Ntabwo ndi kubakinisha ubuho byakaze. Ati we rwose mama widukinisha, twari twikonje, ntimubyuke tubanze tuvugane. Banabitwaye ndagaruka. Nabaza ikintu cyabamazemo ubwoba bwo kwirirwa muryamye, icyo shaka ko tuganira. Hari imvugo rero bose bahuriraho n'abaha barayizi. Hari ikibazo si ngo ibyo muradutegeka gukora igihe cyose tunaragenza dute? Nyamara mwirengagizaga ikintu gikomeye muri cya gitabo cyitwa Uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero ku kigwa cy'ikiruhuko. Berekanye ko Imana yagennye amasaha yo gukora, igena nayo kugenza gute, nayo kuruhuka. Iyo dufasha yo kuruhuka akarenga kagera mu yo gukora, reka mbaye nk'urugero, Imana yaduhaye kuruhuka nijoro tukaryama tugasinzira. Iyo ufashe amasaha y'ijoro ukongeraho ay'amanywa uryamye, umwanditsi yaranditse ngo za mbaraga twari turakoresha ku manywa zose zishirira impfabusa, zishize tugenze dute, turyamye. Ngira ngo mwarabibonye aho waryamiriye, bwira nta kintu na kimwe ugenza ute? Ko mutari kunyikiririza? Ntabwo ibyo ndi kuvuga mubizi? Murabizi cyangwa ntabyo muzi? Kare kare isaha yo kubyuka niba inyoni zivuze, abantu bose bemerewe kubyuka. Kandi nkubwire, uretse ibitekerezo bigufiya ufite, ibyo gukora birahari? Ntabihari byinshi cyane. Nuko rero ndangije ndabaze nti none munyemere tuganire. Bati iyi nzu muryamyemo ni iyande? Se mwabasubiriza? Ko mutaye mwamusubiriza ko mubizi. Iyo nzu baryamyemo ni iyande? Niye? Igitanda aryamyeho, imatera, ibyo yiyoroshe, ubwo aryamanye iki?
seko muryamanaga ikizi ndabasetse tu urumva ndeba nkitegereza nibuka abenshi mu gihe no kuzakora ubukwe benshi hano hari ikintu kije kintangaza cyane ku munsi wo gutanga invitation muzi ko bamanza baje gushingiranwa ku murenge muyoze murenge muzi ko basezeranaga mu buryo butatu mu ivangamutungo n'ibiki se mwabivuga niki n'ivangura mutungo icya gatatu ngo bazavanga umutungo muki ariko akanoko bose batsimbaragaho n'ivanga mutungo mufite iki seko murukwirata mwansubiza mufite iki ijipo n'ipantaro uwo niwo mutungo muvanga nge baba babisinya mba nabarebye nanjye nkabareba mu gihanga ivanga mutungo bazanye iki kibazo gikomeye isi ifite muranyemerera bayobozi b'inzego bwite za leta yewe abahungu banje tuba twabishwaniye cyane hari ibintu iyo barangije bose ngo za segonderi babagendana mu ngando ngira ngo hari niba ari insanganyamatsiko niba ari intero bafite yitwa ngo intore yishakira ubu murabifite ni impamo musubize murabifite n'uyu munsi ibisubizo mwarabibonye cyangwa ahubwo intore mwe muri abanyabibazo tu kubera iki hari ibyo mwarize mbonereho gufasha umuntu wese wagira ubushobozi bwo kuzagura ibitabo nka bitata ari igitabo cyitwa uburezi munyemerere babwire uko umwanditsi yari yatanze inama abana bacu b'abasore ibi ngibi ngiye gusoma ngo bakabyigiye mu mashuri abanza biri nahara mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi havuga ngo iminsi yose y'icyumweru umwana w'umusore agomba gukuramo umunsi umwe aharira imirimo y'amaboko ngo nubwo yaba azi ko atazayikenera ariko ibyo bintu agomba kuba bizi ariko ntimunsubije neza none mwabonye ko babizanye bitinze muri kurangiza kaminuza cya kigo gishinzwe kwigisha imyuga akaba ariho kigufata ubwo urangije kwiga kaminuza usubiye mu cyo bita seraye usubiye hasi cyane uratakaye ibi warazamutse ubizi neza byagufasha ko mutansubije byagufasha aha banditse ku ipaje 233 bananditse ngo mu kwiga abanyeshuri benshi bashobora kubona uburezi bw'agaciro gakomeye igihe bashoboye kwishakira ibyo kwifashisha mu myigire yabo aho gufata imyenda cyangwa kwishingikiriza ku kwihotora kw'ababyeyi ni mutyo abasore n'inkumi bamenye kwibeshaho mwavuga ngo iki mwumva amagambo ngiye gusoma akomeye ari hirya nibiba bityo bazamenya agaciro k'amafaranga biga agaciro k'igihe biga k'imbaraga n'akamahirwe bafite bityo bazahura n'ibigeragezo bike cyane byo kugira ingeso mbi y'ubunebwe no kwaya umutungo bafite ibyigisho byo gucunga umutungo neza kunoza umurimo kwiyanga gucunga umutungo winjira mu buryo bufatika ndetse no kugira intego ihamye ibyo byose niba bafitana neza bizababera umugabane w'ingenzi mu byo bagomba kuzuza kugira ngo bahangane n'urugamba rw'ubuzima imana yacabwa icyubahiro ayo magambo usomye murayumvise impamvu amafaranga mutayaha agaciro ntayo muba mwakoreye ababyeyi banyu bayabona bakobotse benda gupfa inzara yarabishe amashuri yanyu nta gaciro muzayaha kuko ntiyabavunye ariko niba warayirihiye uzasoza uzi kubiha oya ntimunsubije agaciro ikindi gikomeye cyane muzasoma ku ipaje ya 48 yarengera ubuzima umugani wa mbere cyigisho cyo gikomeye sinakibonera umwanya ni muzagisome mu bitabo byanyu umugani wa mbere rengera ubuzima ni ikigwa kivuga ngo kunganira abatagira akazi n'abatagira aho baba mbese abo bantu mvuze turabafite ko mutansubiza turabafite abatagira akazi barahari n'abatagira aho baba barahari batagira aho baba nagira ngo umwanditse mwumve ibi inama ntoya yatanze amagambo yaramfashije cyane ipaje ya 87 uko abatagira akazi n'abatagira aho baba bashobora kubona imigisha y'Imana
ni ikibazo abantu benshi bafite impuhwe baharanira no gushakira igisubizo cyacyo, ariko ntabwo ari abantu benshi ndetse no mu bigisha ndetse n'abategetsi basobanukiwe n'imiterere y'ibintu byo muri iki gihe. Abahagarikiye ubutegetsi ntibashobora kurangiza ingorane ziterwa n'ubuhanya n'ubugome, barushwa n'ubusa bashiraho amategeko n'amabwiriza agenga ubucuruzi. Inama zose batanga ni ukurushwa n'iki yemwe? N'ubusa. Ariko ndi gusoma isezerano rya kera ryigisha byinshi byerekeye uko gukoresha amaboko no kunganira abakene byagendaga. Mu migambi Imana yari ifite Abisirayeli, umuryango wose wagiraga isambu ihagije uhingamo. Ibyo byatumaga babona ibyo kurya bakeneye byo kubafasha mu mibereho yabo. Ntacyo umuntu yigeze yongera kuri iyo gahunda. Mwavuga ngo iki? Niyo bashiraho ibimeze bite, nta kintu kiravuguruza gahunda y'ikiyemwe cy'Imana. Ubuhanya n'ubugiranabi buriho muri iki gihe byazanwe n'uko isi yanze iyo migambi yahozeho isi kigenze te ikiremwa. Kambaho ubuhamya buto cyane. Ngira ngo nibuka nk'abantu b'Abanyarwanda bo mu giturage wacu, reka baribo nivugira mwe mu mijyi mufite n'akazi keza. Iyo agiye kwaka icyangombwa nka pasiporo, bose bahitaga batwandikira ngo turabahinzi. Abantu benshi rero iyo bahaye pasiporo yanditse ko ari umuhinzi, hagendaga aritotomba ko bamwatse titire ye. Nyamara abantu mwagiye mu bihugu byo hanze, umuntu w'umuhinzi aba ari umukire. Murabizi umuntu ukomeye ku isi ni iki yemwe? Ni umuhinzi. Adamu akimara kuremwa, umurimo Imana yamuhaye bwa mbere no kugenza gute? Ko mutansubije ni iki? Bisome mu Itangiriro, bababwiye ngo muhingire ibirimo kandi mugenze mute muyirinde. Ako muturage w'iwacu iyo agiye guhinga uko agendaga aravuga ngo ngiye kwihamba, ngo agiye kwihamba, mbese ubwo akabikora afite umutima mubi. None babazi abacuruzi nibo byoroheye ko batansubije? Abacuruzi nibo bafite umurimo mwiza, niko mutekereza? Niba hari abantu batazaja mu ijuru nubwo atari nje ditanga, abacuruzi dore number 1. Reka mbabwire rwose baranyihanganira. Uragenda mu isoko yarangiza akakwambika akantu katagukwiye, akakagukwiza neza ukisonzesha ati smart hove, ubwo agahita kubwira ukuntu kagukwiye, wakageza mu rugo kakemera, kandi nawe akakwambitsa azi ko katagenza gate katagukwiye. N'uburiganya nawe bukora bizi. Icya kabiri, ndibuka uzagende aho bacuruza mu gacirirano, muraciriranwa ati nkubwire bari bampaye ibihumbi 10 ndabyanga, atariko noneho ubwo ari wowe mpu 8. Arabeshye ntabeshye. Ariko umuhinzi nta bindi bintu ahura nabyo. Kibazo rero mufite mwese muza kwirunda mu mijyi ngo mwaje gushaka akazi, n'abatakagira nabirirwa bateje ibibazo. Uzi kugira ngo imyaka uba ufite abantu babyuke bakwinubira bakwitotombera, ukaba udafite amaso abibona. Imana nsenga ibane nawe kwa amaso abona, utangire we gutekereza. Hano baranitse ngo ku ipaji ya 88 nagiye ndasaba mudusubi nka 3 ndekere mu Bisirayeli. Impamvu nta mukene wabaga mu Bisirayeli nahageze, umugabo wese yari ategetswe kwigisha abahungu be umwuga w'ingirakamaro. Abantu bakomeye bo mu Bisirayeli babaga barigishijwe ibintu by'ubucuruzi, umugore wese akigishwa imirimo y'imuhira, kandi uwayimenyaga neza yubahwaga nk'umugore w'umunyacyubahiro. Mwavuga ngo iki? Umugore utarize ariko akaba azi gutunganya imirimo ye neza, bamwubaha nk'umugore w'ikiyemwe w'icyubahiro. Ikindi mwihangane ndasoma duke duke, ndababwira utuntu twantangaje muri iki gitabo. Guhinga ubutaka, guhinga se mwambwira niwe mutanyumva. Guhinga ubutaka, cyo bita guhinga, ni uburyo bwo guhaza abantu ibintu byinshi bibatunga. Abantu ibihumbi byinshi birunze mu mijyi ntacyo bakora, kandi bakaba basa n'abatunzwe n'ubusabusa. Bashobora guhinga ubwo butaka ibihe byinshi, kandi usanga n'ubwo busabusa budatangwa ku byo kurya, ubwo bugatangwa bagura amayoga. Abenshi bakagerageza gushaka ubuzima bakora iby'uburiganya mu cyimbo cyo gukora. Gushaka kubaho udakora ni ugucira icyanzu ububi n'ubugome. Umuntu wese uriho adakora, kandi ubwo adakora yanariye ko mutikirije, yariye ntiyakoze, ariko urumva uragira iki?
ikindi gikomeye mu mijyi minini imiryango yirundaniriza mu tuzu tw'amanjwe, utwinshi tukaba dusa n'imyobo icuza umwijima, imvura yagwa ugasanga bavirwa n'umurayi, ahantu nk'aho abana bakahavukira, abana bakaharuhira, ndetse abenshi bakahagwa. Ntibigera babona ibyiza Imana yaremeye kunezeza abantu, babaho imibereho kwambara ubusa no kutabona ibyo kurya bibahagije, ariko bakikijwe n'ibibi n'ubuhanya. Abana nta kindi bumva abantu bavuga atari ugutuka Imana. Inzoga n'itabi no guhenebera mu by'iyobokamana bihindura ibitekerezo byabo, bityo abantu batabarika bakimenyereza guhinduka abajura. Icyorezo mu karere batuyemo katumye bahinduka abahanya. Ibi nsomye birahari? Nta bihari? Ubuzu bwa hano njya ndeba leta y'u Rwanda yaje iwacu bari guhinda ngo barwanye za nyakatsi izi Kigali ko batazisenya. Simwe mubaga mu myobo. Ubuzu bw'ubuzu iwacu barazaga ngo nitowa bakandika ngo dusenye, ariko wagera hano uzareba nkara mu Gatsatano. Oya, hano iyo ugeze Nyabugogo se mwahareba, hariya tugeze Nyabugogo bwa buzu bwa hariya bakingishaga n'ubukarito. Waje akingishaga karito yakwambara kenda kaze yazi wacu ati mvuye i Kigali. Iyo ndi kubwiriza iriya za Gikondo hahandi inyuma ijya hitwa mu Kajeke, iriya mvagayo umusozi wananiye mvuye gusura, ntiharya ubu namwe mutuye i Kigali ngo yes ya sirani Kigali Nyabaki, ahandi simpazi. Mu buzu bucuza umwijima bw'umwobo, batagira icyo barya, bakarya amazi barangiza bakanywa. Ko mutabivuze ni ukurya amazi bakanywa amazi, cyakora murasayagana tu. Bigareka babwire ibi byo ntabyo. Musubire mu cyaro mwige guhinga, kandi rwose muzagubwa neza. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu. Ikintu gikomeye kiri hano, mwarakaye bahise barakara. Tibadusubije ku isuka we. Murayisubiraho se muzasubirayo mwiruka. Mwumva akantu gato cyane kandi kanshimishije cyane. Abakristo bafite amasambu bahingamo bashobora gufasha abakene, bakababonera aho baba, bakabigisha gufata neza ubutaka kugira ngo bwere. Kambabwira aya magambo nta gaciro murayahamwe bwe bo mu mujyi, ariko batangiye umurimo wo guhinga amasambu. Umwe muyatega amatwi n'amagambo akomeye. Aya magambo nigeze ngera ahantu mu Kinigi nsanga umuntu wakize, ndamaza ntubukire ko tuziranye umeze nkanjye, wabukuye ati Floride ati ntiwangurishije rengera ubuzima. Tirengera ubuzima ati nkubwire biriya bajyaga kwiga imishinga, dore iki gitabo kirimo gutegura imishinga yose aho ifikagera. Ati narayisomye maze kuyisoma ndavuga ngo ngiye kuyibyaza umusaruro, atubukire mfite niho nabukuye. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Kamba basomere mwumva ko gasubi ni kamwe ariko karakomeye. Anditse ngo abakristo bafite amasambu bahingamo bashobora gufasha abakene, bakabona aho baba, bakabigisha gufata neza ubutaka kugira ngo bwere, no gukoresha ibyangombwa by'ubuhinzi n'ifumbire no gutera imyaka. Abenshi babona umusaruro muke kubera uburangare bwabo. Imirima yabo ntifatwa neza, ibyo bejejwe ntibisarurwa ku gihe, kandi bagahinga batageze isuka hasi. Gahunda nke mu kazi, umwete muke, kutiga bihagije iby'ubuhinzi, byose bihuriza hamwe gusaba ubugorozi. Mbese n'ifumbire mu mirimo irakenewe ko mutikirije. Nyine umuntu agahinga, ariko ubundi ari byo data twabaga twicaka tubwira ati hari abahinga hari n'abahingagura. Abantu rero aho guhinga bagenza bate? Mwige guhinga. Yesu abibashoboze mu izina rya Yesu. Gutera imbuto nyambuto, icyo bita karite, imbuto nyambuto. Mbese reka mbabaze, umuntu afite ibyo kurya, afite ibishyimbo, afite ibitoki, uyu mujyi yawubamo aguwe neza? Aguwe nabi se? Neza, ntawe yakwanduranya nawe. None abantu nabateka mutwe nukubyukira mu bakire, batabaha mukabavuma, muri kubavuma se hari umugisha w'umuntu w'Imana wo gusaba. Nimusoma Bibiliya, impano Imana yatanze si ugusaba, ahubwo yaravuze ngo nimumara kugira ibyo mugira muta. Bibiliya iravuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta
ndashima Imana ko nta bana b'Imana basaba nabigeze babikora. Yesu abibakize mu izina rya Yesu. Kambabwira icyo Imana izabaha soze, ibindi muzabyisomere muri iki gitabo. Mwumva amagambo yashimishije cyane. Aya yaranshimishije, mwumve ko yashimishije cyane. Imana ikunda abo yaremye bose, ariko cyane cyane ikagirira impuhwe abikoreye imitwaro iremereye. Abana b'Imana bakwiriye kwibuka yuko ibyo ab'isi badashobora kubaha, Imana ubwayo izabibaha mu buryo bushimishije. Yaramfashije cyane. Kambabwire muturize imbere y'Imana, ibyo mushaka byose izabibaha mu izina rya Yesu. Ika kabiri, Imana yaremye umuntu, ntacyo akeneye Imana ishobora kumwima cyakunganira ubugingo bwe. Nta nubwo Imana yatwima ubwenge bwo kubona ibyo kurya byo kugaburira abana bayo. N'igihe tugeze mu ngorane nibwo Imana igaragaza imbaraga zayo n'ubwenge bwayo, igasubiza ibyo twayisabye. Mwavuga ngo iki? Akantu kanshimishije kari hepfo. Mbese umuhinzi yamenya ubwenge ate? Abushatse akabugenzura nk'ubutunzi bwahishwe, Imana ye iramwigisha. Uwagaburiye Adamu na Eva yifuza kwigisha n'abantu bo muri iki gihe. Uwagaburiye abantu benshi imitsima 5 n'udufi 2 ashobora n'ubu kuduha ibihembo by'imirimo dukora. Mwavuga ngo iki? Imana yahaye Abisirayeli mani ivuye mu ijuru, iracyariho. Muvuze amena nkeya. Barahaze cyangwa ntibahaze? Kabiri, utegeka isi yose ni umutunzi muri byose, azaha umugisha kandi umuntu ushaka guhesha abandi umugisha. Amagambo asoza ariko meza. Ntidukwiriye no gucika intege n'igihe twaba twaragize ibidutsinda. Iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Dukwiriye gukora twitonze, dufite ibyiringiro, twizeye yuko isi ifite ubutunzi buruta ubw'izahabu n'ifeza. Ubwo bwose mvuze bugenewe umukozi w'Imana ukiranuka ngo abuhunike. Isi irashaje, ariko imigisha y'abana b'Imana yo ntabwo izabura. Mwavuga ngo iki? Isi irashaje, ariko iby'abana b'Imana byo biracyahari. Imana ibahe ko byizera mu izina rya Yesu. Munyemerere rero uyu mugoroba twigarukire mu isomo rito ryo mu Efeso igice cyaho cya 4. Tugaruke mu Efeso, komeze nteze ubwega. Subwo mbabaze nubwo narindi guteza ubwega. Muzi ngo narindi gukina, ahubwo birakomeye maze birakomeye. Nzabigaruka hejo. Siza kabeki uwo murongo nzawugaruka hejo ndi kubigisha impamvu Satani yarwanije Isabato cyane. Abefeso ngo ni igice n'amabwiye cya kangahe? Se mwambwira ni icya 4 umurongo wa 4. Ariko tugiye gusoma duhereka umurongo wa 5. Hari amagambo avuga ngo hariho umwami umwe, kwizera, umubatizo. Dutangirane. Ku isi hariho Imana imwe, ko mutavuze. Hariho Imana imwe, kwizera kumwe. Musubize. Imana ni imwe, kuyizera ni kumwe ku isi. Ngo musubize ibihari rero. Imana ni ngahe? Kuyizera yego, ngaho tugende. Imana kuyizera kwinshi. Imibatizo nta question. Oye ko mudasubije ntayihari. Imana ni kuyizera, ubwo yaba ikibaye imwe nibe tuyizeye kwinshi. Umubatizo numwe nyinshi cyane. None ikibazo muba mwarambajije na kare, amavu n'amavuko yo kwizera kwinshi yavuye se mufite amatsiko yabyo? Ko mutanyikirije yego. Wambwira ukuntu Imana ari imwe, kwizera kukaba kwinshi, umubatizo ikaba myinshi. Kambaza ikibazo, Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu mwabonye bihwanye? Biravuguruzanya? Birahwanye? Ngira ngo maze iminsi mbasomera umurongo mu Kuva igice cya 20 avuga amategeko 10 y'Imana. Birahwanye muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu? Ejo nzaba mbafite na Korowani ya 3 ndibahuriza byose. Bibiliya yera ntagatifu, Korowani byose birahwanye. Ejo nzabasomera Korowani, mami azanyibutse ntayibagirwa. Uyu munsi nayibagiwe ntayo naje nzanye, ariko nzayibasomera ejo. Ndagira ngo mbiganire amavu n'amavuko yaho kwizera kwinshi kwavuye. Muranyemerera twinjire mu Itangiriro. Tugiye kwigana Bibiliya yose, murambure tugiye kwiga twihuse cyane.
Itangiriro igice cya mbere tuhasanga Imana yareremye Adamu nande mwibivamo Adamu na Eva, yarangiza ikabaha amabwiriza. Itangiriro 2:15 irababwira iti imbuto zose mwemerewe kuzirya, iki giti umunsi mwakiriyeho no gupfa, oya muri kuvugana ubute no gupfa muzapfa. Itangiriro igice cya gatatu, hirya yo gucumura kwa Adamu na Eva baje kubyara abana babiri, inde nande? Tugendane, Gahini na Abeli. Tugiye kwigana Bibiliya yose, mwigira ubute. Itangiriro igice cya kane, abana babiri Gahini na Abeli bahabwa wa murimo ise Imana yamweretse uzamucungura wo gutamba ibitambo bizera Yesu uzaza, ariko muzi ko babikoraga mu gutamba ibitambo. Umunsi umwe Gahini na Abeli bagiye gutamba ku gasozi, bagezeyo mu Itangiriro 4:8, muhashire turebe. Itangiriro 4:8, shama gatege. Itangiriro 4:8, nsome mwahageze. Haranditse ngo Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we, agenza ate? Oya mubivuye magenza ate? Aramwica. Umurongo wa 9, Uwiteka abasa Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, none rero uri ikivume. Ubutaka bwanga bwasamye, akanwa kwakira amaraso yawe murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Guhera ubu nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzongera kwera umwero wabwo, uzaba igicamu cye n'iki? Ko mutabisomye, igicamu cye n'iki? N'inzererezi ku isi. Ntago mubyumvise neza. 13, Kayini abibwira Uwiteka ati, igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Dore nyirukanye uyu munsi ku butaka, mu maso hawe nzahahishwa, nzaba igicamu cye n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. 15, Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa kangahe? 7. Kandi Uwiteka ashira kuri Kayini ikimenyetso, kugira ngo hatagira umubona akagenza ate? Iri somo murisanga mu Migani, aho muri misi yacu na mbere hose abantu barabikoraga b'abapagani batagira Imana. Muzabona abantu bateshwa igihe no guhorera abantu babo bapfuye. Bagira inama, ibyo ntukabisubiremo. Niba warigeze ubijamo uzabivemo, kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu ubungwaho n'amaraso y'uwo yishe azaba iki yemwe? Icyohe. Bivuze iki rero? Ushobora kumena amaraso ntagire ugukurikirana, ariko ayo maraso ubwayo afite ubushobozi ubwayo yo kugenza gute yemwe? Ukuyikurikiranira. Ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, uwihana arababarira. Uwihana arababarira. None mubonye Gahini se Imana yaremeye ko ahita apfa? Oyi, ahubwo azaba igicamu cye n'iki? N'inzererezi. Ari icyohe agenda ku isi hirya. Reka ubwo niba munkurikiye ko twari tubonye abana babiri, twari tubonye Gahini nande? Ubwo aba bana babiri ntacyo mwumvise. Gahini yarahagarariye nde? Ntacyo mwumvise. Gahini ahagarariye nde? Abeli yarahagarariye nde? Imana. None ubwo Gahini yisha Abeli, ubwo uruhande rw'Imana rusigaye ruhagarariwe nande? Ko mutabyumvise? Ntawe. Ubwo gukiranuka kw'Imana Satani yaragutsiratsije by'iteka ryose. Ndagira ngo twinjire mu Itangiriro igice cya 4:25. Urundi rubyaro rwa Seti rwaje ruruhe? Adamu arongera atwita umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati, nuko Imana inshumbujije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yagenza ate? Yamwishe. Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Mwavuga ngo iki? Mwavuga ngo iki? Imana yongeye kubona undi muntu yihagarariye. Ubwo niwe munkurikiye, tumaze kugira amadini angahe? Ayigama angahe? 2. Iya Gahini hagarariye Satani, y'Imana kuko Abeli yapfuye, ariko ndashima Imana Seti yongeye agenza ate? Araboneka. Itangiriro 6, niwe mukibirimo simbizi. Itangiriro igice cya 6 niho haduha aya madini yombi uko ari 2. Ni amagambo avuga ngo abantu bahinduka babicya
cyane. Reka ntangize amagambo abanza. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanje ntazarohora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ni abantu b'umubiri. Nuko rero guhera uyu munsi imyaka yabo izava kuri 900 imanuka isigara ari 120. Umurongo nkeneye nurawo haraguru. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari, ubwo mwumvise abana b'Imana nabo kwande? Abana b'abantu kwa Gahini. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza. Ubwo niba munkurikiye amadini dufite abiri: abana b'Imana n'abana bande. Ubwo muri make twanzuye amadini n'abiri: idini y'Imana n'idini yande ya Satani. Niba munkurikiye amadini arahanganye? Ntabwo ahanganye? Arahanganye. Itangiriro igice cya 10 tugendane. Niba mubirimo simbizi, ngiye kwigisha nihuta cyane kuko binsaba ko mva mu Itangiriro nkagera mu Byahishura. Ubwo rero nta mikino nsigaje. Umurongo wa 8, Itangiriro 10 umurongo wa 8. Ubwo ndacyagiye kubatondekera aya madini abiri gusa niyo tugiye gushaka. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, nacyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Uyu murongo wa 8 uduha umwana wo mu rubyaro rw'abana b'abantu witwaga Nimurodi. Aya mateka ngiye kubabwira yo ntago munesesengura mu bitabo bya Bibiliya, ahubwo nayasanga mu mateka y'ibitabo bya Bibiliya bisobanura Bibiliya. Uyu muntu bita Nimurodi, ngira ngo mu minsi mike namubabwiye inshamake, ndashaka kumuha murambuye. Uyu yari umwami. Muzi ko umwami adapfa, ahubwo umwami agenza ate? Umwami agenza ate? Aratanga. Arangije umwami amaze gutanga, akagira umugore witwa Kwisiminamisi. Mu mateka Bibiliya igitsina ry'uwo mugore we ntirivugwa. Arangije umwami amaze gutanga, abaza amateka ya cyami, yashima Imana ibiyo mbisobanura mu Rwanda, mbisobanura nezerewe cyane kuko uru Rwanda ndimo rwategetswe n'abantu. Yego ko mutikirije? Yego, u Rwanda rwategetswe n'abantu. Nagira ngo mbone yo kubararika abashobora kugira ububasha bageze hariya mu Rukari. Umunyarwanda yagezeyo turiha amafaranga 500 yonyine. Kerekana ibune be barabyurije, ntabwo nabyuka ko twarihaga amafaranga 500 bakabasobanura amategeko ya cyami. Ngira ngo abatabizi mutaramenya ibyo ari byo. Iyo umwami atanze uzabaze mu Rwanda bazabikubwira hariya mu Rukari nta mwamikazi ucyurwa n'ishyano, ntago bibaho. Iyo umwami atanze, umwamikazi aguma ahakorerwa nk'umwamikazi. Icya kabiri, muzabona ko n'umwami yahunze nta mwami urongorera ishyanga. Ngira ngo Kigeli wa gatanu ahindurwa, muramwibuka bamushyinguye ejo bundi mu Rwanda. Yari akiri umusore, kuko n'ishyano nta mwami warongorera ikiyemwe ishanga. Ubwo mbabaza amategeko ya cyama aroroshe? Muzi ngo aroroshe? Uzi ukuntu akaze? Ni amategeko akomeye cyane. Ngira ngo buriya nta mwami ushobora kurongorera ishanga. Nta mwamikazi ucyurwa ryo ryaba ari ishyano riguye mu gihugu. Mu gice cya 10 ndi kubabwira rero, umugore Kwisiminamisi rero aza umwami amaze gutanga Nimurodi. Si byiza ko umuntu aba wenyine biramunaniye. Arangije aragenda akaja asambana n'abirube. Ngira ngo iyo tuvuga abira abanyarwanda barabazi. Abantu b'abanyarwanda bo mu myaka ishize muri izi ngoma z'abami hari ibintu bakoraga abiru. Nimusoma Bibiliya, ngenje nshima Imana iyo mpagaze ahambwiriza, ndashima Imana ko ntabitse amabanga y'igihugu gikomeye nka Amerika. Ndashima Imana ko ntabitse amabanga akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Mbitse amabanga y'Imana isumba byose. Ngira ngo musabisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1 birahari. Nge mbitse amabanga y'Imana isumba byose. Ariko aba bantu bitwa biru, dore ibyo babaga babitse. Babaga babitse amabanga y'ukuri n'ay'ibinyoma. Ngira ngo niba mubyibuka mu Rwanda ejo bundi, muzi ko mu gihugu cyabyaraga ko n'abami bagendaga bakurikirana mu gisekuru batavagamo. Muzi ko hari icyo bakoraga, agahinja kose muzi ko kavuka gafashe ikiganza gutya,
barangiza rero umwana bakamufumbatiza imbuto mu kiganza, niko barangiza bagatangariza abantu bati umwami yabonetse, yavukanye iki? Kumutekereje imbuto. None mbabaza, hari umwami wavukanye, umwana wavukanye imbuto ze? Niko mubizi. Ibyo byakorwaga n'abiru bahehe yemwe bibwami. Ndagira ngo mbababwiye ibindi, reka mbyihorere byantwarira umwanya kandi ntawufite. Munyemere ngarukira hagato cyane. Ngira ngo icyo ni kugira ngo muzirikane nuko umwamikazi yacuwe, arangije agira ibyago, aratwita. Atwitse rero ryari ishyano riguye mu gihugu. Abiru be rero baraterana, batangira guhimba ikinyoma aho umwana yavuye. Barangije babwira abantu bati burya umwami Nimurodi burya ntiyatanze. Iyo mubonye izuba rirashe mu gitondo, umwami abaje. Iyo rirenze umwami Nimurodi asubiyeyo. Guhera uwo munsi batangira kwisenga izuba, babyinira umwami wabo Nimurodi bamuramya, ryarenga bakongera bakagira kumubyinira. Ari ikinyoma cyahimbwe n'abiru. Iyi si yose mubona igiye kuzarimbuka, izarimbuka izize ikinyoma gishingiye ku busambanyi. Mbese n'uyu munsi ubusambanyi burahari? Ntabuhari? Ayiwe, ntimuzi uko bumeze, buri ku rwego ruhanitse cyane. Ndagira ngo rero kuva uwo munsi kugeza uyu munsi, abantu bari mu ruhande rwa Satani barangwa no gusenga ikiyemwe izuba. Ku mwami wabo Nimurodi, kwisimiramo isi, murabona mu Itangiriro igihe cyarageze nawe aza gupfa. Ariko murebe umugore wabyaranye n'izuba bakabyara umuntu, mbese ubwo nawe si umuntu udasanzwe. Umwana babyayemo afite izina, yitwa Tamuzi. Ngira ngo ngiye kubasomera ibihamya byabyo muri Bibiliya, tugendane mu gice cya Yobu. Igitabo cya Yobu, igice cya 31. Umva ubuhamya buto Yobu aduha. Yobu ari mu ruhe ruhande ubwo? Turakureba kwa amateka yanje yatakaye. Yobu ari mu ruhe ruhande? Rw'Imana. Ubwo ndi gushaka amadini abiri. Umurongo wa 26 mwumva ubuhamya buto yaduhaye. Umugabo bita Yobu muzi ko yarwaye akababara, agahangayika, agapfusha abana bose, arababara. Ko muri iki gihe twamwita ngo ni umukusi. Mwumva ubuhamya yatanze ubuhamya ati, umurongo wa 26, Mana, niba narigeze nitegereza izuba igihe riva, cyangwa niba narigeze ngenda, cyangwa se niba naritegereje izuba igihe riva cyangwa ukwezi kugenda, kurabagirana kwabyo nkabiramya. Kandi Mana, niba umutima wanje waragiye ugashukashukishwa rwihishwa, ikiganza cyanje nkaba narigeze nkinywera kwisubyo, ibyo byambera bibi bikabije, biragahamwa n'abacamanza, kwaba ari uguhemukira Imana iri hehe? Ubwo si umukusi? Mbese mbabazi, muri iki gihe cyacu abantu bapfushije bakaraba urupfu, ko mutikiriza bararukaraba, ariko we abandi banywa amasubyo barayanywa. We ko muri kwigira barayanywa? Uzi ko bakiyanywa n'abakirisitu? Bizabisome mu gatabo kitwa Nkurangirisi y'unzu y'ubugoryi n'abahakahaba. Uzi ko abizera bakinywa amasubyo wa abandi bagakaraba urupfu. Ubwo se yo mu rukarabye hajya n'ejo banarapfa? We ko mudasobe ntabwo bapfa? Bari bapfa siko namwe murapfa. Urumva? Ni yo bati Mana, niba naritegereje izuba igihe riva, nkareba ukwezi kugenda nkabiramya. Mana, niba umutima wanje waragushikashishwe rwihishwa, ikiganza cyanje nkakinyweraho isubyo, biragahanwa n'iki yemwe n'abacamanza. Reka mbabazi, ubwo mu gihe cya Yobu abasenga izuba n'ukwezi bariho? Ntabariho? Uzi ko mutabibona bariho cyangwa ntibariho? Yeremiya igice cya 44. Nababwiye ko ari kugenda dusimbuka. Yeremiya igice cya 24, nanga namwe ko muri kunkura muri mudu mwaco tukagendana. Mubirimo? Oya mwabivuyemo. Igice cya 44 mwahageze. 15. Yeremiya wari mu ruhe ruhande rero? Yeremiya ni mu ruhe ruhande? Ariko arahanganye. Reka mwumva abahanganye nabo ubuhamya batanze. Maze abantu bose bari bazi ko abo bagore bose reza izindi mana imibavu, n'abandi bagore bari bahagazaho bari iteraniro rinini, ndetse abantu bose batuye mu gihugu cy'Egiputa n'i Paterosi basubiza Yeremiya bati,
ntabwo tuzakumvira mu byo watubwiye byose mu izina ry'Uwiteka byose, ahubwo tuzasoza isezerano ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, nk'uko twabigenzaga twebwe n'abasogokuruza bacu n'abami bacu n'ibikomangoma byacu bikiri mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira zigiye Yerusalemu. Niho twabonaga ibyo kurya byinshi tugahirwa ntitugire ikibi tubona. Ariko uhereye igihe twaroreye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu, tukarorera kumusukira amaturo y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, twabuze byose turimburwa n'inkota n'inzara. Kandi igihe twoserezaga umugabekazi wo mu ijuru imibavu, tukamusukira amaturo y'ibyo kurya n'ibyo tunywa, twamuvugiraga n'imitsima ndetse tukanamuramya, tukanamusukira amaturo y'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'iyo abagabo babo babaga batagenze bate badahari. Aba bantu barakaze we, ntabo mwumvise? Barakaze cyangwa ntibakaze? Izindi mana umugabekazi wo mu ijuru wa wundi n'ababwiye bari kumusukira amaturo, bari gupfukama bakagenza bate bakamura. Ita kuri Ezekiyeli. Ezekiyeli waraduha amazina. Ezekiyeli igice cya 8. Ezekiyeli igice cya 8 niko mvuze murongo wa 7. Mubirimo kandi abantu turi kumwe cyangwa mwasinziriye inshuti zanjye? Seko mutavuga mubirimo? Wakoze cyane. Ezekiyeli igice cya 8 murongo wa 7. Ezekiyeli ni umutakara, waraduha amazina yose, ugura butakaye by'iteka. Nuko njyana ku irembo ry'urugi. Ezekiyeli ahagarariye nde? Mwakurikiye noneho. Nuko njyana ku irembo ry'urugi, maze ndebye mbona icyuho mu nkiki, maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ngahagura icyo cyuho mu nkiki. Nuko maze kucyagura mbona urugi. Nuko arambwira ati, kingura winjire urebe ibizira bibi bakoreramo. Nuko ndinjira, maze ndebye mbona amoko y'ibikururuka hasi, inyamaswa zose zishishana, ibigirwamana byose by'inzu ya Isirayeli bishushanije ku rusika impande zose, kandi imbere yabyo hahagaze abantu bangahe? Ntago muri gusoma. Bangahe mwese? 70. Ni bake cyangwa ni benshi? Abantu 70 bo mu bakuru b'inzu ya Isirayeli. Hagati yabyo hahagaze mwene Shafani, umuntu wese afite icyotero cye mu ntoki ze, hatamaga impumuro y'umwotsi w'imibavu, bari kuyiramya. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ubonye ibyo abantu bakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima? Umuntu wese ibitekerezo bye abishushaniriza ahantu ameze nk'ayiherereye, kuko baravuga bati, Uwiteka ntatuzi, Uwiteka yataye igihugu. Reka mbabaze, Imana yari yarataye igihugu? Ahubwo isinziye twabaho? Ubwo bari bazi ko babeshejweho n'iri tsinda ry'ibi bintu basengaga bitari Imana. Iryo ni itsinda rya mbere gusenga ikiva kimwe. Itsinda rya kabiri 13. Arongera arambwira ati, uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora biruta ibi. Aranjyana ku rugi rw'inzu y'imbere y'Uwiteka yerekeye ikasikazi, mbona abagore bicaye baborogera nde? Tamuzi, wa mwana wavutse hagati y'izuba n'umuntu, aza afite izina ryitwa nde yemwe? Tamuzi. Tugende 15. Maze arambaza ati, none urabibonye mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Niko ndi gusoma. Aranjyana angeza mu rugo rw'inzu y'imbere y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera kuri 25 bateye umugongo ku rusengero rw'Uwiteka. Barebaga iburasirazuba kandi basengaga izuba berekeye hehe? Ntacyo mwumvise? Basengaga Imana. Basengaga iki? Izuba, kandi bagasenga berekeye aho rigenza rite? Aho rirasira. Bya biva bitatu murabyumvise? Ko mutabyumvise? Murabyumvise? Umugabekazi mwamubonye witwa Kwisimiramisi, ahagarara n'itsinda ry'abantu 70. Bonye abagore bari kuborogera inde? Tamuzi, wa mwana wavutse hagati y'izuba n'ukwezi. Nimurodi, basengaga wari uhagarariye izuba, basengaga Imana. Imana nsenga, basengaga Imana. Ahubwo bari bateye umugongo ku rusengero rwa hehe? Rw'Uwiteka. Basengaga izuba berekeye aho rigenza rite? Aho rirasira. Reka dukomezanye. Danieli igice cya 2. Shama gatege. Tuvuye kuri Ezekiyeli si Danieli? Menya mbere mu nkenye. Subwo mwareka ko nkura muri mudu tubiri kumwe.
amadini abiri muri kuyabona, abasenga imana n'abasenga ibitari imana. Mubirimo oya, mubirimo turi kumwe. Daniyeli igice cya 2 mwahageze muri Bibiliya zanyu, ntabwo muhasanga amateka y'umwami w'umupagani witwa Nebukadinezari. Sibyo muri kubona? Ngira ngo nabyibagiwe, baba babiduprotera badushize hariya kuri projecteur. Nabyibagiwe kandi nababwiye ko tuzabikora, ariko ejo tuzabihuza ejo mo gake cyane. Ariko murasoma bashobora kubibona icyo gishushanyo cyane Nebukadinezari yarose. Muzi ko yaryamye nijoro, bukeye buca inzozi yagenze ate? Oya mubivuge, yagenze ate? Yazibagiwe. Bateranije abakonikoni barabinanira. Daniyeli aje arabisobanura. Twavuga ngo iki? Dore uko yamubwiye ati, nyagasani uryana kanigira ahantu mumbona nigira icyo gishushanyo nubwo ntari cyo. Wakwenza bakibona cya kintu Nebukadinezari yarose. Ngira ngo muzi ko Daniyeli yamubwiye ati, dore wari uryana, ati ugiye kubona ubona igishushanyo cyari gifite suforume y'umuntu, ubwo ni nkanje mu ndebe. Muri kundeba mwese? Ati uko wakibonye umutwe wari iki? Izahabu, inda n'igituza, pardon, igituza n'amaboko. Ko mwabusomye ubwo buhanuzi mwabuvuga, hari ifeza. Inda n'ibibero, inda kugera hano mu mavi iki? Amaguru y'ibyuma, amano nambaye inkweto zifunze ntimurabibona, ariko ni amano y'ibumba. Nuko ati cyaguhangayikishije haje ibuye yikubita ku gishushanyo cyose gihinduka iki? Ivu. Ndagira ngo tugendane basaza banje bene data, iki Daniyeli Nebukadinezari yararose niki? Abatazi amateka y'uyu mwami yarazi ko ari we tangiriro akaba n'iherezo. Nuko yari yarishizemo kumva ntawe uzamutange nta n'uzamusimbura. Ubwo Daniyeli Imana ibwiye Nebukadinezari ko umutwe w'izahabu ari bwo bwami bwe, ariko igihe kizagera busimburwa n'Abamedi n'Abaki n'Abaperesi, busimburwa n'Abaki nanone inda n'ibibero, n'Abagiriki busimburwe n'Abaroma bahagarariwe n'iki? N'ibyuma. Kandi kuri iyo ngoma y'Abaroma hazamamo amami angahe? 10 yageranijwe n'amano angahe? 10. Turi kumwe nkomeze? Daniyeli 7. Daniyeli 7. Ngira ngo nabararikiye mbinginze, nongere kubararika mbinginze, nyawe namufata ubusobanuro bwa kiriya gitabo cya Daniyeli n'ibyahishura, kuko muri gukina ari bitazabura kubakoraho. Mwambabarira mukimbika muri ubu buhanuzi. Burakenewe? Ntago bukenewe? Abavandimwe narabinginze gashoboka, wenda mutazakekamo ikindi, mu icuku by'ijoro musinziriye, Imana izabibambwirire, kuko muriho murikereza ku buhanuzi muzabwiriza, kandi mugomba kumenya ibyo ari byo. Daniyeli igice cya 7. Igice cya 7 Daniyeli we aha mu gice cya 7 ntabwo yeretswe suforume nk'umuntu. Mwaba muri kumwe nanjye? Kandi umuntu turi kumwe. Ibitekerezo byanyu muri kumva ari hano biri? Se mwambwira birahari? Hari igihe umuntu ahaba adahari. Imana nsenga ibashoboze kuhaba. Igice cya 7 cyo ntabwo Daniyeli Imana imwereka uko ubuhanuzi buzakurikirana yeretswe suforume nk'umuntu, ahubwo yeretswe ubutegetsi buhagarariwe n'iki? N'inyamaswa. Reka mbabaze, mbese mwaba muzi ko buri butegetsi bwose bugira inyamaswa ibuhagararira? Murabizi? U Rwanda ruhagarariwe n'inyamaswa yitwa ngo iki? Uzi ko batabizi? Se mubaye uzi ko wabona mwese mwarashigajwe inyuma. U Rwanda ruhagarariwe n'inyamaswa yitwa ngo iki? Igihugu cyanyu cy'u Rwanda nicyo ari kubabwira. Ntabwo muzi inyamaswa ibuhagarariye? Ni intare. Amerika ihagarariwe n'akahe kanyamaswa? Yego, ni kagoma. Igisiga bita kagoma batakizi, ni ikintu kiba kiri ku bushorishori, ariko kagoma mu mateka yayo ikiri hasi irakivizira, iyije kugifata iragihusha kubita yandi. Ndagira ngo Amerika ihagarariwe na kagoma. Ibindi bihugu muzabyiga, icyo napfaga kubabwira ni icyanyu cy'u Rwanda. Bivuze ikirere. Wenda ibi by'ubutegetsi bunini murashobora kuba mutabyumva. Mwanyemera tukamanuka mu moko mato y'iwanyu y'Abega, Abazigaba, Abacaba, Abahoma. Ibyo mvuze murabyumvise. Abega bahagarariwe n'akahe kanyamaswa?
si ntabyo muzi, ni igiteri, abazigaba, ingwe n'inyamanza. Ndumva mufite ibintu, ariko ibyo bikeya mvuze murabyumvise. Ubwo ngiye gusoma muri Bibiliya, nimwumva nsomye inyamaswa, ntabwo ndaba nsomye igisimba runaka, ahubwo ndaba nsomye ubwoko bw'iki, bw'ubutegetsi runaka. Muranyumvise ngo ngende? Daniyeli 7:23. Reka tugendane. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane, mwumvise ko inyamaswa ari igisimba? Mwumvise ari igisimba? Ni ubwoko bw'iki, bw'ubutegetsi. Kandi iyo nyamaswa ya kane izaba ari ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwose. Buzaconshomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure. Abantu bashinzwe biriya bintu ejo muzabimpa. Ngibyo wakoze nubwo watinze kubimpa. Thank you. Wakoze cyane. Dore cya kintu nahoze ndababwira, ariko ejo uzaza wamboneye inyamaswa ya kane ngiyo. Inyamaswa ya yindi ifite ibintu byinshi cyane. Timugendeyo cyane. Mwakomeza mukankurikira? Oya munkurikire. Biriya kwari ukubereka ifoto gusa, nushaka kubireke batarangara. Yego, biriya uzabimpa ejo turabivugana, ntutahe tutavuganye. Ndakwerekana ibintu uzanshira hariya. Reka nikomereze. Mwanyemera ngakomeza. Muzanseka muzambyara. Nzaba mureba. Kanikomereze. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ari ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwose. Buzaconshomera isi yose, buyimenagure, buyisiribange, bunagenze bute, buyimenagure. 24. Kandi ayo mahembe 10 ni yamano, hazaza undi mwami, ariko we ntazaza asa n'abandi ba mbere, azanesha abami 3. Ngira ngo muzi ko yari amami 10, none 3 yavuyemo, asigaye arangahe? Ararindwi. Byo murabizi mubyiga no mu ishuri, sindabitindamo. 25. Niwe uzavuga. Iyo bageze ngo niwe uzavuga, iracana inyamaswa? Ubwo mvuze iki? Insimbura? Sinimuheruka mu Kinyarwanda. Ni insimbura zina. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama yo guhindura ibihe n'iki n'amategeko, kandi bizarekerwa hehe? Mu maboko ye, kugezaho igihe n'igice cy'igihe bizagenza bite? Azigira inama yo guhindura, oya mubivuze gake, iki ibihe, amategeko, kandi birekerwe hehe? Mu maboko ye. Arakaze ntakaze? Daniyeli 11. Kugira ngo tutamuvuga atari we, Yesu igihe yabwirizaga yababwiye ati, hazaza umuhanuzi w'ibinyoma. Bati, none tuzamubwirwa n'iki? Arabasubiza ati, muzabamenyera kuki? Ku mbuto za. Daniyeli 11:36. Ngo tugende. None 36 havuga ngo iki? Nuko uwo mwami, iracari inyamaswa? Oya mwatakaye. Iracari inyamaswa? Nuko uwo mwami, uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishire hejuru, asumba imana zose, azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana, azishira yizane kugeza aho uburakari bwe buzasohorera, kandi ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami kizamuranga, ntazita ku mana y'abasogokuruza, ntazita ku gushaka abagore, ntazita ku cyitwa imana cyose, azishira hejuru, asumba ibingana iki byose. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome, imana abasogokuruza batigeze bamenya. Wazayubahisha ibintu by'ifeza n'iby'amabuye n'iby'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro. Arakaze? Ntabwo akaze. Ibizaba ibimenyetso azaba afite, ntazita ku gushaka ku cyitwa imana, ahubwo mu cyimbo cy'imana azayisimbuza ibintu by'ibiti n'amabuye. Bizaza birahari. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, ntabwo ndamuvuga tutarabona amazina ye. Urwandiko rwa hajya mvuze urwa kabiri. Tuje mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 2. Timurambirwe. Ntimurambirwe. Ko mutanyikiririje. Ntimurambirwe. Radukanze nawe utwongereyeho akandi koba.
urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri murongo wa 3 mwahageze. Nanze kumuvuga, reka Bibiliya imabwira amazina ye imuvuge neza. Mwanyemerera aya magambo nkayageraho kandi abantu turi kumwe. Nyabuna yayo ntagucike. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike nababwiye ngo udafite Bibiliya aje azana agakayi n'agakarama y'amasomo uyandike. Saya masomo ntabwo ari ingenzi. Ubu muzayabika mu mutwe muyashobore n'akazi kanyu, kandi aya muzayakeneje muri kubwiriza mwabuze ibyo muvuga. Reka nikomereze umurongo wa 3. Atumva ntihakagira umuntu uboshya mu buryo bwose, kuko uwo munsi ntabwo uzaza kurya no kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugoma atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka. Murongo wa 4. Ni umubisha wishira hejuru y'icyitwa Imana cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko nawe ari iki? Ntabwo akaze. Azicara mu rusengero nawe yiyerekane ko ari iki? Ko ari Imana. Reka nsubira kuri uyu murongo wa 2. Iki gihe cy'aba Pawulo hari abantu bahitaga baza bakozura umwuka wera bati Yesu araje. Harya no muri iyi myaka yashize abantu barabivugaga ko Yesu azaza mu 2000 barabivuze. Mu gihe cy'aba Pawulo nabo buzuraga umwuka wera bati Yesu araje. Pawulo ahabwa iyerekwa atumva. Abo bantu ugenda ubabwire bizeye ko Yesu araza ejo, bategereze bihanganye. Ntabwo yari yaza, ntabwo Yesu azaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Nta nubwo Yesu yaza umunyabugoma atarahishurwa ngo abantu bose barebe Satani n'ububi bwe, kandi ibizamuranga azishira hejuru asumba Imana, azicara mu rusengero nawe yiyerekane ko ari iki yemwe? Ko ari Imana. Munyemerere iki kinyarwanda somye nzi ko muri abahanga mu kugisoma bifite abaje bagihakana bati ni kurya kwimura Imana. Ntacyo. Ariko reka mbabazi, kurya mu buryo burengeje urugero bizaza cyangwa birahari? Nta bihari. Amarushanwa y'abarya ntayo mwumva? Ntayahaba? Ntabwo muzi abo bita batemarigwe? Ntabo mwumva? Hari uwo baherutse gutegera kurya icyana cy'ingurube kizima gifite ibiro 30, akakirisha n'amasosi yacyo n'ibyo kukirisha. Ibiro 30 ari umwe, arangije arabirya. Bari bamutegeye, amaze kubirya yabiriye. Urumva ukuntu yasigaye ameze, ananirwa guhumeka. Ananiwe guhumeka bashaka uko bamugeza kwa muganga, birananirana. Nta modoka yashoboraga kwinjiramo nuko mutari kumwumva. Bashaka ikintu kimeze nk'igitorotoro baraterura baterekamo ngo bamutware kwa muganga. Atarabonana na muganga abarapfuye, inda nini ibayishe girayo. Ngira ngo mu Rwanda we mwaramwumvise ko yariye ibondo rigatanduka. Arangije ati umukino twawukinye nabi, ejo tuzawukina neza. Ngira ngo mwarabyumvise. Ndibuka rero hari undi uherutse gukora agashya k'umuntu uzi kunywa cyane. Ntabwo Yesu yazi ibi byose mubona bitaraba, ntabwo yaza. Noneho bamutegera, bamupfutse mu maso. Barangije bari bamutwaye muri hoteli zifite inzoga zikomeye zose. Nuko rero barangije bamupfuka mu maso. Icyo bagombaga kumukorera ni ugupfundura icupa, barangiza bakarimuha atarebye, yageze iyo nzoga mu kanwa agahita avuga iyo nzoga yariyo. Yari umuhanga cyane kasha. Nuko rero barazimuha, baramupfuka, mukino uratangira, bapfundura icupa agahita yimenya akayivuga. Kandi ubwo nuko mutumvise icyazahembwa, azamara ukwezi kose anywa inzoga ashaka kandi atishuye. Muze ngo nugupfa kubijamo noneho byari bikaze. Umugabo yari umuhizi, yaratangaje abantu bose, nicyo gituma turi kumutangarira n'ubu. Baramupfuka, inzoga bakayizana, za Ginesi, za Kizose, akayimenya. Bangije bati iki gisambo tuzagikizwa n'iki? Amafaranga ko kiyatsindiye. Haza umuntu. Bajaga baratunzana yamenya bode yako niba byibagiwe. Haza umuntu wasanye agacupa kankaka kandi bampaga se mukazi. Agacupa bampaga nto mukazi. Ntako muzi. Kabaga karimo iki buriya? Wakoze cyane. Haza umuntu ubwo ibintu byari byananiranye bari kubona aratsinda ubwo, kandi ubwarimwe mugiye kugenda ngo ntamazi byarangiye barayamba. Murekeraho umugari w'ibitekerezo nibe yashize kandi mu batwerere babonande. Nakoze cyane. Si mugari w'ibitekerezo hano, abantu bagari ibitekerezo. Tuje iyo sinkubwibye abadiakoni kazi simbibabwiye.
ni kagacupa nuko ntakabonye umuntu abaragafashe aragapfundura nuko barakamuha. Mwankurikira sibwo mwankurikira nkababwira ko aragakuru gasekeje nuko arangije aranywa tanyate bativuga iyo nzoga yitwa ngwike kongera agasoma we agashaka iyo ariyo akayibura. Nuko rero arangije muzire ko igifaransa nkizi cyane n'icyongereza mbese ninje wabyize kubarusha mwese. Mwankurikira nkababwira uko yavuze arangije aho ndamugahanga ati pas possible no. Bato yavuga ati no bativuga inzoga yitwa ngwiki uratsinzwe kandi warigiye gutsindwa. Ati no iyi nzoga ntibaho nibi nabaho yasohotse mu ruganda iri joro ku isoko ntirahagera. Mwaba mwanyumvise? Ni ukuvuga ngo ibindi byose yarabizi icyo atarazi gusa ni iki ntabwo yarazi amazi. Yesu rero ntiyaza abantu batarageza icyahaha ngo abantu bose bibonera ububi bwande bwa Satani. Reba umuntu uzi inzoga zose ariko icyo atazi gusa ari iki ati iyi nzoga ntibaho niba inzoga inariho ndabyemera iriho ariko yasohotse mu ruganda iri joro ku isoko ho ntiragenze ite ntiyaraza amazi. Yesu ntazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ntabwo Yesu azaza unyamunyamugoma atarahishurwa azicara mu rusengero rw'Imana yerekane ko nawe ari iki yemwe ari Imana. Harya y'amadini abiri muracayakurikiye. Uyu muvandimwe wacu uzicara akigira Imana. Iyo mwumvise ijambo bavuze bati abo bita ba nyiricyubahiro, ubu tuvugana ba nyiricyubahiro bariho ntabahari. Iyo bavuze ngo ba monsenyeri bavuze ngo iki mu kinyarwanda uko mutari kubyumva. Iyo bavuze ngo papa bavuze ngo iki bano bantu mfite uyu mugoroba sinzi iyo bavuye ntari nkabonagiraga aba bavuye he. Iyo bavuze ijambo papa muzi ngo bavuze ngo iki ntabyo muzi reka mbibarangire nje ndabifite. Mfite igitabo cyitwa uruhererekane rw'aba papa uheruka urimo ni Papa Yohani nyirubu oya mbivuze nabi ni nyirubutungane Papa Yohani Paulo wa kabiri nguyu kugira ngo menye ko ari icyo bashaka muranyegera murebe. Ubwo nukuva ku mupapa wa mbere kugeza kuri Papa nyirubutungane Paulo wa kabiri. Ubwo haje abo bita ba Francis bazongera basohora ikindi kirimo aba nabara binyuma babomekeho. Juwo mperuka ni Papa Yohani Paulo wa kangahe wa kabiri. Abatazira ijambo papa dore icyo risobanura. Uwabishizeho ni umupapa 38 witwa Mutagatifu Sirisi wavukiye i Roma agatorwa ku ya 15 z'ukwa 12 muri 384 aza gutanga ku ya 26 z'ukwa 11 399. Niwe musimbura wa mbere wiswe izina Petero wiswe izina papa. Rikomoka mu Kigiriki risobanura ngo data. Niba tuvuze ngo papa tuba tuvuze ngo nde data. Reka mbabaza bwa bwega Yesu yateje. Harya nta hantu mwasomye muri Bibiliya aho Yesu yavuze ngo ntimukagire umuntu wo mwisi mwita. Nta muntu wahasomye muri Bibiliya. Matayo 23:9 soma Matayo 23:9. Ndabona mwese muza mutariye kanje mbasomere. Ndabona mwese muri gukururuka gake gake. Matayo 23:9 reka nsome nihuta kugira ngo bitankereza. Havuga ngo iki? 9 haranditse ngo kandi ntimukagire umuntu wo mwisi mwita data kuko so ari umwe ari uwa hehe. Mwavuga ngo iki inshuti yanjye? Usubwo Imana yateje ubwega yarabuteje cyangwa ntiyabuteje? Ndagira ngo abatazi papa icyo asobanuye papa risobanura iki. Mu gitabo mfite cyitwa ibisubizo bikomeye abakristo bo kwisi bibaza hari ikibazo babajije munyemereye kibagerereho singitindaho cyane ariko ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo kiri ku ipaji ya 84 ya cya gitabo cyitwa ibisubizo bikomeye abakristo bo kwisi bibaza cy'abagatolika
baranditse ni ikibazo cya 49 bati kuki muri kiliziya gatolika habaho papa? Bataragera ku gisubizo baravuga ngo abagatolika bavuga ko papa ari umutware wa kiliziya. Ubwo se si uguha papa umwanya ukwiriye Kristo? Si uyu mwanditsi mwamwumvise? Aho ntibaba bahaye papa umwanya ukwiriye Kristo? Igisubizo mwanyemera mukabaha igisubizo batanze se mubirimo igisubizo. Kenshi bavuga ko papa ari umutware wa kiliziya, ariko iyo mvugo siyo. Papa nuhagarariye ku mugaragaro Kristo ku isi. Iyo tuvuze papa ntabwo ari umutware wa kiliziya, ahubwo ni uhagarariye Kristo reka mbabaze, uhagarariye Kristo ku isi ni papa, sibyo? Uhagarariye Kristo ku isi ninde? Ariko ndagowe. Yesu agiye kuja mu ijuru yavuze ngo iki? Sinzabasiga, nzaboherereza papa. Ko mudasoma Bibiliya? Nzaboherereza iki? Mwuka wera, kandi azabana namwe ibihe bingana iki? Byose. Ariko ntabwo ariko babyizeye. Uyu mwanditsi aravuze ati iyi mvugo siyo, ntabwo ari umutware wa kiliziya, ahubwo ni umuntu uhagarariye Kristo ku isi. Ababyibuka hagana muri 90. Muziko uyu nyiri ubutungane Papa Yohane Paulo wa kabiri mvuze yaje inyandungu Ikigara hepfo. Harya inyandungu saha? Hariya muri bukigiye yazaga. Oya nshuti yanje, oya we. Oya umva nshuti yanje. Umwana mu mukinisha ibindi aho nahave. Mukureho wa mugabo. Aha ngaha inyandungu igihe yazaga ababyibuka. Oya mwireba karakana murabyibuka. Igihe yazaga akakirwa na orchestre Impara ahagana muri 90, hari abantu bakibyibuka ko yahaje. Yarahaje cyangwa ntiyahaje? Nagira ngo mbaririmbire orchestre Impara indirimbo yamwakiriye agaciro ke n'icyaricyo. Mwantega amatwi nkaririmba, nanga ko mudafashwa. Murafashwa? Ngo mutega amatwi mwumve. Papa Yohani Paulo wa kabiri, uwe muhamya w'inkuru nziza, ambasaderi w'isi n'ijuru. Ntago mukumvise neza, kanongere nkaririmbe. Nanga ko muri gufashwa gahoro. Papa Yohani Paulo wa kabiri, wowe muhamya w'inkuru nziza, ambasaderi w'isi n'ijuru. Ubwo mu Kinyarwanda ambasaderi, mu kindi Kinyarwanda yitwa ngo iki? Umuhuza uhagarariye. Ubwo Papa Yohani Paulo wa kabiri niwe wari umuhuza w'isi. Reka mbabazi, papa ni wahuje isi n'ijuru? Wahuje isi n'ijuru ninde? Twavuga ngo iki nshuti yanyu? Si yabivuze muri Yohana 3:16 ati 14, 16, 18 nimanikwa hejuru y'isi zirehereza abantu bose. Twavuga ngo iki? Sereka mbabazi, usibye no guhuza isi n'ijuru, ibihugu byo kwisi bifitanye amakimbirane. Ko bihari abapapa barahari? Papa arahari ntahari? None ibihugu byo yarabihuje. Areke guhuza isi n'ijuru n'ibihugu abihuza. Icyo ngira ngo muzirikane ni iki? Ntabwo papa ahuza isi n'ijuru. Wahuje isi n'ijuru ni Yesu Kristo. Abatazi icyo Yesu yakoreye inyoko muntu, batazi agaciro k'umusaraba, dore icyo umusaraba usobanura. Kijya giti Yesu yarabambweho gihagaze, burya cyari kivuze ngo ikibazo cy'icyaha binyuze muri Kristo kibonewe igisubizo. Abavandimwe bacu baba Yehova, ibitabo byabo mbonamo bimanika mu mazu, birana ibinyoma bikomeye kandi birimo n'ubugome. Byerekana ko Yesu yabambwe amaboko ashizwe hejuru. Nyamara nimusoma neza, Yesu yabambwe amaboko agenza ate? Atambitse. Abatazi amaboko atambitse icyo asobanura dore ngiki. Burya Yesu abambwe amaze guhuza isi n'ijuru, arya amaboko atambitse, yakuyeho insika zitanya abantu, uturere, amoko, ubukire, ubukene, abamwakira bahuza bakaba abavandimwe. Imana yacu yagwa icyubahiro. Dushima Imana ko nanjye namwe turabavandimwe, kandi ku isano y'ikene wabo ntituvukana, ariko aho tumenyaniye muri Yesu tubanye neza. Mwavuga ngo iki nshuti yanyu?
ngiki cyo Kristo yakoze, ntabwo abapapa bagikoze. Cyane ni kugira ngo mutekerezeho nuko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite ngo rihere. Reka tugaruke inyuma dusubire hirya cyane. None dusubire muri Daniel 7, twabonye ko azigira inama agahindura ibihe, agahindura n'iki. Reka duhere ku bihe. Ibihe byarahindutse? Ntago byahindutse. None iyo tugiye kwiga, reka mbasubize mu ishuri muri primaire, turi kwiga bari kutwigisha iby'imyaka n'amezi, twize ngo umwaka ugira iminsi ngahe. Ubu mugiye kuba murankereza, ngaho bivuge numve, hagira ubizi neza ngo ahaguruka bivuge twumve. Se mwavuga umwe nkumva, hagira uhaguruka akavuga umwaka ugizwe n'iminsi ngahe. Yego ngavuga cyane. Okay, nuko twize turiga ngo mwese kuri kalendari dufite, nuko twize mu ishuri twarigaga ngo umwaka ugizwe n'iminsi 365 cyangwa 360 n'ingahe n'itandatu. Tugendane, ukwezi kugizwe n'iminsi ngahe? Ninde wabitubwira neza nabyo? Ayikamana, umwe niwe dukeneye, umwe tubwire. Haguruka se ugwaye umugongo, moto yarawumaze, vuga neza. Ngaho vuga, ukwezi kugizwe n'iminsi, yego, cyangwa 31 cyangwa 28 cyangwa 29. Reka mbabaze, Imana irema mu Itangiriro yaremaga ati habeho umucyo cyangwa ntubeho. Mwasoma Bibiliya niko Imana yavuze. Hasigaye kimwe, umunsi ugira amasaha angahe? Utangira ryari urangira ryari? Agatoki ngabivuge nabyo. Yego, ukarangira. Umva ukuntu harigizwa. Uraya nabonaga 0 mu ishuri. Urumva, urani inshuti yanje tuba turabivugana nyuma. Ubwo no kuvuga ngo umunsi ugira amasaha angahe? 28. Utangira saa 6 z'ijoro ukarangira saa 6 z'ijoro. Reka mbabaze ko saa 6 z'ijoro nizigera umunsi uraburangiye murabyuka mugende. Muye ko mutansubi murakomeza mukaryama. Ubwo noneho muri abanebwe. Mbese basomye ba Bibiliya umunsi utangira saa 6 z'ijoro. Bibiliya ivuga ngo iki? Buragoroba bugenza bute? None ibyo bintu by'ibice hariho ababishizeho? Ntababishizeho? Kambisome ndikwanzura mu mwihangane page ya 59 iki gitabo cy'uruhererekane. Dore wabishizeho kwasa, ni mu mukenera muraza mubereke. Ni witwa Mupapa 226 witwaga Geregori wa 8, yavukiye ahantu bita i Bolonye, atorwa ku ya 25 z'ukwa 5 mu cya 572, atanga ku ya 10 z'ukwa 4 mu cya 585. Niwe wavuguriye ibintu byerekeranye na kalendari. Itariki ya 4 z'ukwa 10 mu cya 582. Ni kera babihinduye kera. Mu cya 582 ihita itariki ya 15. Iminsi yo hagati ntiyongera kubarwa. Nicyo gituma dukoresha ijambo cyangwa kugira ngo bihure ne uwabikoze arahari cyangwa ntahari. Arahari? Mbese mbabazi kalendari ya Geregori isi yose yigenderaho? Iyigenderaho? Wakoze cyane. None reka tugaruke. Nese amategeko y'Imana yo ntabwo yahinduwe? Ntabwo yahinduwe. Abantu bose baruhuka isabato. Hariho n'abaruhuka ryari? Bamwe bahinduka baruhuka kwa 5 w'isabato, vendredi. Abandi bakaruhuka ryari? Samedi. Abandi bakaruhuka kwa mbere w'isabato. None ibyo nta wabikoze? Ni intumwa zabikoze? Oya, ni Yesu wabikoze. Amaze kuzuka arabwira ati isabato irahindutse. Mbese intumwa zasimbuye Yesu zaruhukaga icyumweru isabato. None wabihinduye ko mufite mwanyemera nkababwira amateka ye? Yego, page ya 11 y'igitabo cy'uruhererekane. Ni mutagatifu witwa Sirisi wa mbere wa 33, yavukiye i Roma, torwa ku ya 31 z'ukwa mbere 314, atanga ku ya 31 z'ukwa 12 335. Niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa,
niwakoranishije konseri ya mbere y'inise ya yindi yashizeho y'indanga kwemera dukoresha mu kiliziya yitwa keredo, kugira ngo izuka rya nyagasani abe ari ryo rihimbazwa. Yashizeho icyumweru, akuraho isabato ashiraho icyumweru. Ariko mbabazi, isabato iriho yavuyeho oya, ndashima Imana, amategeko y'Imana ntahinduka. Yashyizeho icyumweru, we agishiraho. None se Bibiliya, ibi bitabo mfite byaba bivuga iki? Dore cya gitabo mfite cy'ibisubizo bikomeye abakristo bo ku isi bibaza. Ikibazo cya 8, ikibazo bibajije. Baribajije ikibazo cya 8 mu gitega amatwi mu cyumva. Icyumweru cyangwa isabato? Kambabazi, isabato n'icyumweru birahanganye? Ntabwo bihanganye. Tuzabiganireho ejo cyane. Umuntu wasibe ejo yaba mpemukiye. Iminsi yose waje yabibaye imfabusa ejo ubuze. Imana izakungarurire mu izina rya Yesu. Icyumweru cyangwa isabato? Abenshi mu bakristo batagatifuza icyumweru. Abadivantiste n'abayehova bo bakarega abakristo ngo ntibubahiriza Bibiliya, ahanditswe ku munsi w'ikiruhuko gusa ari isabato. Ubwo twakurikira nde? Ikibazo ni cyiza cyane, nuko mutaja mufashwa. Nabundi ni ikibazo cyiza cyo kwibaza. Igisubizo, mwatega amatwi igisubizo yatanze. Aratanga ati, igisubizo, Yesu yazutse ku munsi wa mbere w'icyumweru cy'abayahudi, ni ukuvuga bukeye bwa sabato, ariko vuba cyane abakristo bazita umunsi wa mbere w'icyumweru bawita umunsi wa nyagasani. Mbese bizagerwaho cyangwa byagezweho? Uyu ashobora kuba ari we wacyanditse mbere, ibyo yanditse ahita abishira hehe? Mu bikorwa. None ko mfite ikindi gitabo kivuguruza ibyo nsomye, nacyo cy'umugaturika, ko ndi kugisoma hano, cyitwa Nkurikira nomero ya 11, aho yibajije kuri iki kibazo cy'iby'isabato n'icyumweru. Maze ku ipaje yacyo ya 22 arandika ati, mwihangana aya magambo yo hatagira undi ugenda atayumvise, n'amagambo meza cyane. Yavuze ati iminsi 7. Mbese mbabaza, mwitangira igice cya mbere hari umunsi witwa ku cyumweru? Abantu bazi ko muri Bibiliya hari umunsi witwa ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo tuvuga icyumweru iyo duhuje iminsi ngahe? 7. Ariko umunsi umwe witwa ku cyumweru wo ntugenze ute? Tubaho. Maze arandika ati, icyumweru kigizwe n'iminsi 7, kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye abantu n'ibintu mu minsi 6, ku munsi wa 7 iraruhuka. Nkavuga ngo iki? Igitabo cyiza muragikunda. Hepfo arandika ati, abayahudi bo bahimbaza umunsi w'Imana ku munsi wa 7 ari wo sabato, kuko Imana ari wo yaruhutseho imaze kurema. Nkavuga ngo iki? Ni umugaturika wabyanditse. Arangije araza ati, koko rero abadivantiste n'abayahudi ni kimwe nabo, bo bakurikiza iby'isezerano rya kera. Ngo mutega amatwi amagambo ngiye gusoma. Ku bakristo, ubwo abadive batarimo, mwe mubyumvise, ku bakristo ari bo abaprotestanti n'abagatulika, ngo siko bigenda ku byerekeranye n'umunsi wa nyagasani. Ntabwo bo bakurikiza iby'isezerano rya kera, ntabwo bahimbaza umunsi wa 7. Twebwe abakristo duhimbaza umunsi wa nyagasani Yesu Kristo ku munsi wa mbere w'icyumweru, tukawita ku cyumweru. Mu Gifaransa ni le dimanche, kuko ari wo munsi Yesu yazutseho. Nabisomye hano hirya. Reka twibaze ko nta munsi witwa ku cyumweru, none ku cyumweru bagukuye he? Mwanyemera nkabasomera ijambo ku cyumweru? Subwo muri kumwe nanjye. Haraguru ntibavuze ko ari umunsi Yesu yazutseho, none bagiye gusesengura amavu n'amavuko y'ijambo icyo, ko nta munsi witwa ku cyumweru, uwo wavuye he? Mufite amatsiko y'igisubizo? Hepfo barandika bati ni icyumweru cya gihanga. Icyumweru turi mu bya Gikristo, tugeze mu byaki? Nta question mwumvise? Ko mwibagiwe icyongereza. Nta question? Kare kose urumva ntimwabyiga mubabaye ngo muzabibashe. Reka mbibasomere. Mfite ibihamya hano. Iyo umuntu ari gusoma ibihamya ntiyicwa, kuko ukuri kuzashirwa habona. Cyo nshima Imana ni kimwe umugenzi naho yaba ari umuswa nta. Mwumva uko banditse bati icyumweru cya gihanga. Mu Rwanda kera, ndi kubisoma mu gitabo, mu Rwanda kera bakurikizaga icyumweru cya gihanga. Icyo cyumweru cya gihanga cyari kigizwe n'iminsi 4 yo gukora, naho ku wa 5 ukaba umunsi wo kuruhuka. Uwo munsi witwa ku wa 5 witwaga icyumweru cya gihanga. Ijambo rya Gikristo ku cyumweru
rikomoka kuri ibyo bya gihanga. Abakristo bubu batuye mu mijyi n'ahandi bakagombye kubyibutswa. Gukora no kuruhuka birajyana. Bacaga umugani ngo ikitavuzwe ku cyumweru cyica umubyizi. None mwumvise ku cyumweru ari ukuzuka kwa Nyagasani? Se mbabaza, yaba kuzuka kwa Nyagasani Yesu ari wagushizeho, intumwa ziba zitararuhutse icyumweru? None zaruhukaga iki yemwe? Isabato. None icyumweru musanze ari umunsi wo kuzuka kwa Kristo? Ni byiki? Ejo nzabereka ibya gihanga biruta ibi. Mwe muri gukina n'ibyo mutazi. Nzabereka ibirenze ibyo bya gihanga. Basaza bande bene data, mwoge magazi amazi. Nababwiye igitabo ngikiriya muzabisomamo ibirenze ibyo nzabasomera. Ikindi mwabonye ko mureba aba bantu ukuntu ari abatekinisiye, buri kintu cyose bakivuga mu mwanya wacyo. N'abahanga cyane. Reka harya nta hantu twageze muri Daniyeli 11 tugasoma ko atazita kugushaka? Ntaho twabisomye se? None si ntihari wabishizeho hano? Simufite umupapa w'143 wabishizeho. Ntimwanyemera nkababwira uko yabikoze kandi agatanga n'ubusobanuro. Umupapa w'143 witwa Geregori wa 8 yavukiye i Roma, atorwa ku ya 18 z'ukwa gatanu hari mu 1112, atanga ku ya 9 z'ukwa kane mu 1024, kubera ko hari agatsiko karwanyaga itorwa rye yitabaje Henry ko wa kabiri. Ngira ngo muramwibuka muri sitwari ko arimo. Noneho niwe washizeho itegeko ribuza abapadiri kurongora. Ni Imana irishizeho. Ko mutabyumvise? Ni Imana irishizeho. None iyi Bibiliya yanje yabivuga iki? Iyi Bibiliya yanje muzi ngo narara ntayisomye nkaryama ntibyanyemerera. Iyi Bibiliya ntagatifu ni nziza cyane. Mwanyemera mukareba mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo gice cya 3. Ngiye nkabireba. Sibwo mwabireba? Mwabyanze? Mwabyemeye? Ntimuje mugira umutima mubi. Yesu azaza. Yesu azaza. Sinababwiye ko kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo Yesu azaza bavugiriza mu izina rya Yesu. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 muri Bibiliya zanyu harimo amagambo avuga ngo uko umwepiskopi agomba kumera. Nge niko mfite muri Bibiliya ntagatifu. Mwanyemera nkabasomera? Muranyemereye mbasomere? Ndasoma muri Bibiliya ntagatifu zanyu sinzitayeho kuko niho harimo ibintu byiza cyane. Dore iri jambo ni ryo kwizerwa. Nuko umuntu wumva ashaka kuba umwepiskopi aba yifuje gushingwa umurimo mwiza cyane. Ariko umwepiskopi agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo. Mwavuga ngo iki? Yarashingiwe rimwe risa. Ndi kubisoma muri Bibiliya ntagatifu. Yarashingiwe rimwe risa, ntagire inda nini, agacisha make, akagira ubupfura, akamenya kwakira neza abamugana, kandi akaba ashoboye ibintu byo kwigisha. Ntaba umunwi, ntaba umunyamahane, agahora ni neza, akazira gushotorana, ntabe n'umunyabugugu, akamenya kugenga urugo rwe no gutoza abana be kumvira. Ibyo byose bigakorwa mu bwiyubahe. Murongo wa 5 niwo ukomeye. None se koko umuntu utazi gutegeka urugo rwe bwite yashobora ate kwita kuri kiliziya y'Imana? Ibyo nsomye murabyumvise? Mbese ubwo bivuze ko abapadiri bafite urugo? Abo muzi buno bararufite? Ariko Bibiliya irabivuze? Ubwo abapadiri batarongora babivanye he? Simbasomeye wabihimbye? Ariko Bibiliya. None se koko utazi gutegeka urugo rwe bwite yakwita kete kuri kiliziya y'Imana? Mbese yayishobora? Ko mutansubiza? Nta question mwumvise? Iyi Bibiliya ndi gusoma ni y'abaki? Ubwo abapadiri batarongora bazavuga ngo babivanye he? Muzaba murareba abantu bazisobanura imbere y'iki yemwe Imana. Kanigarukira ndi gusoza, ariko sinsoje ni igihe ndasubitse. Tuzasubukura ejo kandi mwakoze kwihangana mu izina rya Yesu. Ndasoreza kuri iki kintu. Bashaka abantu babiri batagira n'isano na za Bibiliya batubwira ijambo dimanche uko rivuga mu Gifaransa muri dictionnaire ya mbere, na dimanche uko bivuga mu Cyongereza. Abantu babiri,
ubu muzongera kwibeshya ngo muzi indimi mutazerekaniye aha ndaje ndabarusha kukivuga nangwa nanje nziya ngaho umuntu wadusobanurira muri dictionnaire dimanche uko isobanura yavuze dictionnaire ni Bibiliya dictionnaire yanditswe n'abanyamadini none muzamura agatoki umuntu ugiye kudusobanura muri dictionnaire dimanche se mwaje muraba neza ndi kubareba nkagira ngo muranyumva ngo pastor ngaho baguhe mikoro ka pastor adusobanuye muri dictionnaire niba muramujyanira sinzi cyangwa yagerageza uradusobanurira iki pastor Igifaransa English se cyamuzi mwesera ingo nshuti ya English Igifaransa uw'igifaransa yariya ubwo byose murabivuga muri dictionnaire muri dimanche muri dictionnaire bavuga ngo premier jour de la semaine ngabidutondekere neza premier jour de la semaine premier jour de la semaine ubwo bivuze ngo iki mu kinyarwanda umunsi wa mbere w'icyumweru ni umunsi wa mbere w'iki Bibiliya yabivuze ko mutansubije Bibiliya irabivuga Bibiliya yawe muri Matayo 28 Yohana 21 yerekana ko dimanche ari umunsi wa mbere w'ikiyemwe icyumweru w'isabato English ubwo yishobore rero pastor ntacyo dufashe icyo ushaka nicyo nshaka yego nshuti yanjye iyo jambo dimanche ryashyizweho n'umupapa witwaga Sylvestre wa mbere yego turkumva mboneyeho kubabwira ko niga gupadiri yego noneho rero bavugaga ngo mu cyongereza ryacyakoreshwa ngo Sunday munsi w'icyumweru munsi w'izuba hanyuma bikajya y'umurya mu mutwe ashyiraho ijambo mu kilatini rivuga ngo Deus Dominica yego ngo jour du Seigneur yego riba rero umunsi w'Imana yego ndabifite hano muri bira ntagatifu ndabisomera yego niwe wabishyizeho yego Papa Sylvestre wa mbere yego kugira ngo abihanagure mu mitwe y'abantu we kwitwa umunsi w'izuba ahubwo witwe umunsi w'Imana none wasubira inyuma gake kongera kutubwira Sunday ubitandukanije bivuga gusa ngo ni umunsi w'izuba oya dusobanuye buri kajambo kamwe sun yego izuba yego day umunsi wabihuza Sunday yego noneho rero mu kilatini yego dies yego ni umunsi yego Dominica yego w'umwami dies Dominica wakoze cyane biri hano muri Yohana igice cya 21 wakoze paso bone gumugisha cyane mwumvise we ko yabaye padiri ibyo ari kuvuga abizine neza harya nta hantu nasomye muri Ezekiyeli ngo basengaga berekeye ubwo nta sano na biri yavuze ntayihari irahari cyangwa ntihari reka mbibasomere muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cyitwa Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 20 bavuga ngo abigishwa baje kumva basanga Yesu yagenza ate yazutse barandika ngo kuwa mbere w'isabato bahashira akanyenyeri rwo hepfo baratanga ubusobanuro barandika ngo kuwa mbere w'isabato ndagira ngo muhagacira amagambo pastor avuze mu yumva ubusobanuro hano uwo munsi niwo wabaye icyumweru cy'abakristo maze bakawambazaho nyagasani wagenze ute wazutse si yabisobanuye mu kilatini nyamara mubonye ko ari umunsi w'iki w'Imana w'iki wagiha ahabona batangiye ko ari umunsi wo kuzuka ariko umva n'imvano y'ijambo ku cyumweru bikomoka ku bintu byitwa ibyagi ejo nzabasobanura ibya gihanga birenzeho none ndabaza ikibazo twumvire Sylvestre twumvire Imana abahisemo Sylvestre abagiye mu ruhande rwa Sylvestre harya ubwo tubonye amadini angahe ayahe irihe n'irihe iy'Imana iya Satani abemera kuja mu ihande rwa Satani abemera kwigana Sylvestre abemera kwigana Yesu
Yesu abashoboze kumwigana mu izina rya Yesu. Mwakoze kwihangana. Ejo tuzaba dufite igice gikomeye, namwe mu nsengere, namwe muze mwakize cya gitabo cya Revelation mwaka byaramawe gifite muzongere mu kibyaza umusaruro ndabibasabye. Ejo tuzigana igice gikomeye cya 17, igice kivuga ngo ihabara cyamamare. Hano muri Bibiliya ho yanditse ngo ni igikoko, ni igikoko gifite inyamaswa cyangwa se kamabwire muri Bibiliya ntagatifu uko cyitwa. Igice cya 17 cy'ibyahishuwe ni igice gikomeye cyane, ntago binyoroheye muzansengera. Ni habara ry'icyamamare n'igikoko kigenza gitukura cyangwa inyamaswa, hajya ngo ni ikihetswe n'iki. Wakaze cyane. Aho ntagejeje mu bicuku by'ijoro musinziriye, umwuka w'Imana bagenderere, umwuka w'Imana bagenderere. Nubwo nabakereje mutahana umutima mwiza, dusigaje iminsi mike itakibarambiye rwose, mwanyihanganiye kuva kare. Imana yo mu ijuru zakomeze kubaha kunyihanganira, tuzasozanye neza mu izina rya Yesu. Amadini 2 murayabonye. Ejo rero tuzaba dufite bikomeye cyane. Umwuka w'Imana bagire neza mu izina rya Yesu.